Uru rugendo rwa gikristo rutugeza ku ntsinzi no kunesha ku buryo twabarirwa mu itorero rinesha, bisaba guhinduka kw'ibintu bifatika, ntabwo ari uguhinduka kw'ibintu byo mu mwuka cyangwa mu cyuka, ahubwo guhinduka kw'imbere mu mutima wawe, mu bitekerezo byawe, kuragenda kugashyikira guhinduka kw'imigambi n'ubushake byawe, bigashyikira guhinduka k'umubiri impagarike yawe, noneho ugahinduka no mu bikorwa n'amagambo n'imibereho yawe. Niyo mpamvu rero ntabwo hano duhinduka ibitekerezo gusa, ahubwo turahinduka wese uhinduka mu mpagarike, mu byo ukunda, mu byo urangamiye, mbese guhinduka ku buryo nawe ubona ko wahindutse n'abandi bantu bakabimenya. Ntabwo ari uguhinduka kw'iby'umwuka, nyine muri wa mwuka utabasha kugaragara nk'uko abenshi biyitirira Kristo ariko atarabahinduye. Niyo mpamvu rero tugomba guhishurirwa n'ibyo tugomba guhindukamo mo imbere mu mitima yacu, ariko hakaba n'ibyo dushobora guhindukaho inyuma, kuko byose bigira icyo bikora ku bya mwuka n'iby'urugendo rwacu rwa gikristo mu mibereho yacu. Rero ngiye kukwereka ikintu gikomeye cyane kigomba kugufasha mu isomo dusanga mu rwandiko rwa gatatu Yohana yanditse. Urwandiko rwa gatatu Yohana yanditse ku gice cyaho ku murongo waho wa 2 haranditse ngo, ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Urumva ni ukugubwa neza muri byose, ntabwo ari ikintu kimwe ngo ikindi gisigare, ndetse nk'uko n'umutima w'umuntu ugomba kugubwa neza, bigomba gusingira bikagera ku mubiri. Amahame agenga umutima wawe y'ikibi, niba waraweguriye Imana, rero Imana yita ku mutima wawe ikawutunganya, ariko nawe hari ibyo ugomba kwita ku mubiri wawe ukabitunganya, Imana itaza kwitaho. Niyo mpamvu bihabonekamo uruhare rwawe. Imana ishinzwe guhindura umutima wawe, ariko kandi nawe hari icyo usabwa gukora kigendanye n'iby'umubiri bifatika. Ntabwo Imana dusenga ari Imana itugira ibintu bimeze nk'aho turi amarobo tutafatanya nayo. Ni Imana ahubwo idukunda, yishimira gukorana natwe. Ubu rero ugiye gukorana n'Imana, kandi witeguye, kandi wamaze kwiyemeza gukorana n'Imana kugira ngo ubarirwe mu baneshi, kandi bizakunezeza kugera ku ntsinzi wakoranye n'Imana, nk'uko umwana anezezwa no gukorana n'umubyeyi we, kandi umwana akabona ari kugera ku ntsinzi. Niyo mpamvu hari ibanga Imana yahishuye rigomba kukugenga kugira ngo ugire amagara mazima, ube mutaraga muri byose. Mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ku kagingo kaho ka 269, ngiye kukurangira imibereho ugomba kubaho, ikubere urukingo rw'indwara z'umubiri, ikubere n'urukingo rw'indwara z'intekerezo, ku buryo ukuri kurushaho kuba mutaraga inyuma ndetse n'imbere, byose bijyana ukaba muzima. Haranditseho umwuka mwiza, izuba, kwirinda, kuruhuka, gukora imyitozo ngororamubiri, imirire iboneye, gukoresha amazi no kwiringira imbaraga mvajuru. Ngiyo imiti nyakuri. Ibi bintu mvuze: kwirinda, umwuka mwiza, izuba, kuruhuka, gukora imyitozo ngororamubiri n'imirire iboneye, ndetse ugakoresha amazi meza, hanyuma ukaba uri umuntu wiringira Imana, bizakubera umuti, ariko kandi bizakubera n'urukingo. Wabasha kubona umwuka mwiza ahantu uri, cyangwa se ukabaho uwubona. Wabasha kubona izuba ahantu uri, cyangwa se ukabaha waribona. Ukakora imyitozo ngororamubiri, ukarya indyo iboneye, ukaruhuka, ukagendera kuri iyo miti 8 mbanje kuvuga. Nuyibara urasanga ari 8, ariko umuti wanyu ukomeye cyane ni umuti wo kwiringira Imana. Kwiringira Imana yuko utarwara mu gihe wabaye wubahirizaho amategeko y'ubuzima, cyangwa se wanagira intege nkeya, ukabuza ukuntu wabigenza utiyandurishije umubiri. Wari uzi ko indi miti yose ituruka hanze y'ubushobozi bw'umubiri wawe igira icyo ihungabanyaho umubiri? Ibyo n'abasiyantifike barabizi. Ariko Imana yakugeneye yuko ushobora kwiyubakamo ubushobozi mu mubiri, kubera yuko yahaye umubiri wawe ubushobozi bwo kwivura mbere yo kuvurwa. Kandi burya umuvuzi mwiza n'ufasha umubiri kwivura. Niyo mpamvu ubu buryo Imana yateganyije bufasha umubiri kwivura, kuko nibyo byonyine byatuma umubiri wawe usigarana ubusugire. Naho indi miti yose dushyira mu mubiri igira ibindi bintu iwuteza, kandi biwuteje akaga, ndetse hari n'igihe kaba karuta ako byaje gukemura. Rero buri kagingo hariya, guhera ku mwuka mwiza, imirire, imyitozo ngororamubiri, ikiruhuko, kwirinda, amazi meza n'ikiruhuko, n'ibindi nari maze kugusomera,
tuzagenda tureba ubwaguke bwa buri kagingo, ariko nagira ngo nkubwire ko ibyo bintu umunani ugomba kubifata mu mutwe ugatangira ukabigenderaho, kuko ushaka umwuka wera wo kuguhindura impagarike, ugomba gutunganya iyo mpagarike ariyo rusengero rw'Imana. Ijambo rimwe riravuga ngo ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera. Rero urwo rusengero rw'Imana wirifata uko ubonye, kuko niba ushaka kunesha ikibi cy'imbere, tangira ukosora ibyo wowe ushoboye, hanyuma umurimo wo guhindura ubugingo, kuko wowe ureba Imana nayo igenda ihangane na Satani, ariko nawe wakoreyeho icyo ugomba gukora. Rero aho kugira ngo ugire akabazo uhite wirukankira kwa muganga, nkurangiye imiti, kandi iyi miti ubana nayo, ntizasaba kwishyura, ntizasaba taransiporo, ntizasaba taransiferi cyangwa ambilanse, reka da, bizasaba wowe ubwawe kubyikorera. Kubera iki? Kubera ko uru rugendo ugomba kurugenda wowe ubwawe, wowe ubwawe, wowe ubwawe. Iyi ngingo tuzayireba ubutaha, urebe ukuntu wowe ubwawe ari wowe ugomba gukemura ikibazo cyose muri iyi nzira. Imana iguhamagara amazima, kandi ugire umunezero mu mutima, kubera ko ibyo Imana iguteganyiriza ni byiza, none n'iteka ryose. Maranatha.